muzogera kuri paruwasi n'ijya ivuga ku cyumweru cyangwa nimugoroba mujye mwumva revolution muweze wo ku musigiti navuga ryasengesho mujye muvuga muti iyi Imana yacu irashaka revolution. Ingoma yo ku rusengero rwa Pentecote nivuga n'abadive n'aba metodi, iyo ngoma nivuga mwumve ko Imana yacu yo mu Rwanda ubu ngubu irasaba revolution. Imana yo mu ijuru ikunda abakene, n'umupadiri uriho abivuga, irifuza ko mu Rwanda haba revolution, irifuza ko abaturage bahaguruka bagakora revolution yo kwanga gasuzuguro, revolution yo kwanga karengane, revolution itamena amaraso y'abandi, ariko revolution ivuga ngo icyo nahaga ubutegetsi bunkandamiza ngiye kuri. Iyi ni radio u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nshuti bakunzi ba radio u Rwanda, mwabyumvise rero ni cya kirango cyacu gisanzwe, radio u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Turi kuwa gatanu tariki 13 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2019, tukaba rero tubararikiye gutega amatwi no gukurikirana ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Kuri uyu mugoroba muri studio za radio muri kumwe na Chaste Gahunde, nkaba nabatumiriye abatumirwa b'ingenzi, abo akaba ari Padiri Thomas Nahimana, nyakubahwa president wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, akaba kandi ari kumwe na nyakubahwa Madame Claire Kasinge Nadine, uyu akaba ari vice premier ministre muri iyo guverinoma, ndetse by'umwihariko akaba ari na president w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Bombi rero twabahamagaye uyu munsi kugira ngo batuganirire kuri gahunda zigezweho muri guverinoma ndetse no mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda, kugira ngo baganirize abanyarwanda, bababwira aho bageze ndetse bagire n'ubutumwa babagezaho. Reka ntabatindiye, reka mpe ijambo nyakubahwa president, hanyuma asuhuze abaduteza amatwi. Nyakubahwa president, muratwumva? Murakoze cyane Chaste Gahunde, ministre muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, kabushinzwe itangazamakuru no guhugura rubanda. Ndasuhuza abanyarwanda bateze amatwi cyane radio u Rwanda muri kano kanya. Karasuhuza mugenzi wanjye Madame Claire Kasinge Nadina, vice premier ministre muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, kandi akaba n'umuyobozi w'ishyaka Ishema. Banishimiye rero ko mudutumiye ngo tuze kongera kuganiriza abanyarwanda. Biradushimisha buri gihe iyo muduhaye ijambo kugira koko ngo tuganirize abavandimwe bacu, baba bari mu gihugu baba bari hanze, tubahoza ku mutima ingorane zabo nizo zacu, kandi ntituzahora turira gusa tuvuga ibibazo, tukaba twanagira uruhare rwose mu gutekereza ibisubizo byanyura abanyarwanda, bikabaha amahoro, bikabaha gutuza, bikabaha kugera ku iterambere ryunga abene gihugu. Murakoze. Urakoze nyakubahwa president. Ku rundi ruhande kandi turi kumwe na nyakubahwa Madame Claire Kasinge, president w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, akaba ari na vice premier ministre muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Madame, ijambo ni iryanyu. Murakoze bavandimwe Chaste Gahunde, ndagusuhuze nawe president wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Padiri Thomas Nahimana. Nishimiye kongera kuba ndi kumwe nawe kuganiriza abanyarwanda, kandi suje n'abatwumva bose ubu ngubu n'abari buze kutwumva nyuma yaho. Mukomere amahoro y'Imana. Murakoze cyane rero mwese. Reka iki kiganiro cyacu tugitangire. Ingingo nyamukuru ni ukuganiriza abanyarwanda aho gahunda za guverinoma y'u Rwanda, aho gahunda z'ishyaka Ishema ry'u Rwanda aho zigeze muri kino gihe. Nkaba ngira ngo rero ntatinze mpe ijambo nyakubahwa president, aganiriza abanyarwanda mu minota itari mikeya, atubwire ese nyakubahwa ko gahunda z'ishyaka Ishema ry'u Rwanda mutugezaho buri munsi ni nyinshi, ndetse hari nizo mwatugejeho by'umwihariko, na cyane cyane hari izo abanyarwanda bahora bategereje bati bigeze hehe. Nyakubahwa president, ubu gahunda zigeze hehe? Umuntu afashe igipimo yavuga ko gahunda twiyemeje muri uyu mwaka zaba zigeze ku gipimo cya kangahe, na cyane cyane ko hasigaye amezi makeya kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2020. Ijambo ni iryanyu. Yego, murakoze kuduha ijambo ngo tugaruke kuri gahunda za guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ndagira ngo nibutse abatwumva ko guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yagiyeho mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2017. Rega iminsi iragiye, umwaka urarenze, ahubwo tugiye kugera mu mwaka wa kabiri.
guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yagiyeho nyuma y'uko twari tugerageje muri gahunda y'ishyaka Ishema kujya gukorera politike mu Rwanda, bakatubuza neza, leta ya Paul Kagame ikatubuza neza kwinjira mu gihugu cyacu. Batugaruriye Nairobi, batugaruriye Buruseli, duhamagarira opposition yose ko abumva icyo gitekerezo bahaguruka tugashyira hamwe, tugashyiraho urwego rurenza amashyaka, urwego rwa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, maze tugakora misiyo eshatu. Misiyo ya mbere guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yihaye niyo gukomeza diplomasi, gusobanurira amahanga ikibazo cy'u Rwanda uko giteye, imiterere y'ubutegetsi buri mu gihugu buyobowe na Paul Kagame, no kuvuga agatsiko k'abantu bahaze rwose, batareba neza ibibazo bya rubanda ikomeje gusonza no kwitwa n'inzara, ibyerekeye kubangamira uburenganzira bwa rubanda buri mu gihugu, mbese ingoma y'igitugu ikabije, ndongeraho ngo ikabije. Ibyo rero twakomeje kubisobanurira amahanga, kandi tuzakomeza no kuyasobanura aho dushoboye kugera hose, dusobanure imiterere ya kiriya kibazo. Ariko si ugusobanurira abazungu gusa, ni ugusobanurira n'abanyarwanda bari no hanze, bari no mu gihugu, ariko tukarenga gusobanura ibibazo gusa, tukajya no kuguhugura abenegihugu. Abenegihugu ari abari mu Rwanda ari n'abari hanze, kubahugura bivuga iki? Ni ukubafasha kumva ibibazo dufite, no kubafasha kubona ko dushobora kwiremamo ibisubizo bikuraho ingoma y'igitugu binyuze mu nzira zishoboka, dushoboye, atari kutubwira gusa inzira tutazashobora, mu nzira zishoboka. Ubutegetsi bukaba bwahinduka, byashoboka mu rugero byaduturukaho, bukaba bwahinduka neza, butagombye kumena amaraso y'abanyarwanda mu buryo bw'akarengane, ahubwo bikaba byanyura mu nzira zirimo ubwenge, zirimo gutuza, zirimo ubushishozi, ku buryo abanyarwanda rwose bashobora kugira gutya bagahindura ubutegetsi kandi batagombye kunyura mu nzira zongera kubasenyera igihugu. Ariko si icyo gusa, mu kubahugura ni ukuvuga ko dushobora no kuba twabona inzira zatuma wenda Perezida Paul Kagame ahindura uburyo bwo kubona igihugu no kubona abenegihugu be, akaba nawe yagira uruhare cyane cyane mu gutuma mu Rwanda haza impinduka nziza, tukaba twatera imbere bitabaye ngombwa ko ashyira imbere iterambere rya bamwe ry'agatsiko gusa ribangamiye abenegihugu benshi. Mbese Paul Kagame akaba yicaye muri iriya ntebe yatuma afasha abanyarwanda kugera ku iterambere ryunga abenegihugu bose bibonamo, aho kugira ngo ahora avuga ngo yateye imbere kandi abantu bari kwitwa n'inzara. Icya gatatu rero, muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ni ugukomeza gukora uko dushoboye kose ngo tube twagira uruhare ku buryo abantu baba muri opposition, bari mu gihugu n'abari hanze, babasha kugira ikintu bakorera hamwe, guhuza imbaraga, abantu bagakorera hamwe. Muri urwo rwego rero ntarambiranye, gahunda ubu ngubu igezweho muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro no gukomeza nyine diplomasi. Byo nta wirwa kera twajyaga kuri kamera, twagiye muri Australia, twagiye muri Amerika, tukabwira abanyarwanda ibyo tujya gukora. Ntabwo ari ngo kamera ko tuvuga ibyo twakoze Kagame azabibona ko twakoze, cyane ko turi gukorera mu karere, nta turambiwe iby'imikorere mibi ya leta ya Paul Kagame igiye kumara imyaka 30 mu myaka mike iri imbere, ahubwo no mu karere bararambiwe bari abantu duranye, Tanzania, Uganda, Kongo, Burundi, Kenya, bararambiwe bigenze. Ubwo rero kubera ko turi gukorera cyane ntitwirwa tubisobanura cyane, ariko turi gukora kandi ntituri kugambana, turi gukora, ntago turi gushikira nabi ibibi igihugu cyacu, ariko ni byiza ko abantu bumva uko ikibazo cyacu kimeze kandi bakamenya ko duhari, ko dushaka igisubizo. Mbese rero icyo nabivugaho nuko twifuza ko abo muri opposition cyane cyane ari abakorera hanze, ari abakorera mu gihugu, bagerageza gushyira hamwe ubwo butumwa uko ari butatu bwo guhugura rubanda, bwo gusobanurira amahanga ikibazo kimeze, twabukorera hamwe no gushaka gushyira hamwe, twabishyira hamwe. Gahunda by'umwihariko mu gusoza igezweho muri iki gihe nuko guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro muri initiative zabo, yo ubu yiyemeje gushyiraho ishuri. Iryo shuri rikaba rizitwa Academy Gitera. Kera twigeze kuvuga Institut Gitera, ariko ntibyumvikane ko ubu iryo shuri mu decret izaritangiza mukuru ku kwezi kwa 10 rizaba ryitwa Academy Gitera. Akaba ari ishuri rishinzwe guhugura abanyarwanda bari mu gihugu bari hanze ku byerekeye imiyoborere y'igihugu cyabo, uko bahimba ibisubizo bihangana n'ubutegetsi bw'igitugu buriya dufite, bakaba bahindura ubutegetsi
bitagombye kumena amaraso, kandi bagashyiraho za porogaramu zishyigikira umushinga umwe rukumbi witwa iterambere ryunga bene gihugu. Iryo shuri rero nabonye hari bamwe batangiye kugira icyo barivugaho, hari abaryishimiye batari bakeya. Twebwe turaryishimiye, tuzaryigishamo, tuzaryigamo, tuzariteza imbere ku buryo abanyarwanda koko bahugurwa, hakazaboneka aba technicien supérieur mu byerekeye administration y'igihugu cyabo, mu byerekeye ubuyobozi, atari abantu bo gupacapaca gusa baza bikorera ibyo bashatse, batangaza za mande ngo bari kwandika za ngo zo guha ngo umubyeyi ngo wasibije umwana mu ishuri, ngo umubyeyi ngo umuntu utazitama no kwandika ngo bamare kumuca amafaranga. Ibintu byo gupacapaca bikorwa mu Rwanda byo kubangamira abaturage biteye ubwoba. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida. Nibyo koko umutwibukije mission guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ifite, guverinoma yihaye mu gihe yajyagaho ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2017. Nagira ngo nibutse ko imyaka 2 yararenze, tugiye kugira 3 ahubwo mu minsi ya mikeya. Nyakubahwa, ibyo ni byiza kandi ni ngombwa ko abanyarwanda babyumva, bakabasha no kugira icyo babitangaho umusanzu, haba mu rwego rw'ibitekerezo, haba mu rwego rwa mikoro, kuko ni gahunda zabo nabo bagomba kubigiramo uruhare, na cyane cyane ko iyo umuntu yagize uruhare nyine mu bintu ari nabwo yumva agaciro kabyo kandi akarushaho no kubisigasira. None nyakubahwa, hari ikintu waruvuze cyane cyane kubyerekeranye n'ishingwa rya guverinoma, ugira uti twahamagariye opposition kuba abantu baza tukaba twashyiraho ikintu kimeze nka structure cyangwa se superstructure, superstructure mu cyongereza. Ni ukuba structure iruta aya mashyaka twari dusanzwe turimo, bikaba byanukumvikana ko yaba gushyiraho guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ari uburyo bw'ikirenga bwo kwiyopoza ku butegetsi bwa Paul Kagame. Hari abavuga bati iyo guverinoma wayireka tukikumira mu mashyaka yacu, abo wabasubiza iki nyakubahwa Perezida? Icyo nabasubiza kiroroshye cyane. Muri guverinoma ikeneye abafite imyumvire yumva ubushobozi icyo kintu gitanga amashyaka asanzwe adashobora kugira. Utabyumva zambaze, nzamubwira ahantu nashoboye kwinjira, abantu batanyakiraga nk'umuyobozi w'ishyaka ubu banyakira neza rwose nka perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Babanyacyubahiro ubundi batajyaga banatwakira, ariko ubu ngubu utabyumva zambaze aho nagiye kuvuga ibihugu bimwe na bimwe, nagiye muri Turukiya, nagiye muri Australia, nagiye muri Amerika. Babwire abantu batwakiriye kandi bemera, batwemera nk'abafite koko abahagarariye abanyarwanda mu buhungiro nka guverinoma, bakaba baratwakiriye tukaganira. Ubwo bambaza ngo byageze ku cyo bizagera bazakibona nibategereze gatoya. Ni nayo mpamvu nifuzaga iyo guverinoma iracyafunguye na n'ubu, amashyaka yose ndetse na za organization za societe civile baba bashaka kugirana umubano n'iyo guverinoma ndetse ngo barinjiremo, bashobora kubisaba rwose nk'uko itegeko rigenga iyo guverinoma ryashyizeho iyo guverinoma bivuga. Charte abantu twumvikanyeho rirafunguye, abakwifuza kwinjira muri iyo guverinoma babivuga, tukaganira, tukabakira. Icyakora utayirimo nyine ntamenya neza ibirimo imbere, ntamenya uko bikora. Yewe uyiyobora ndabizi neza kurusha abo ngabo bajyamo. Ibyo ari byose guverinoma ni platform nziza cyane, ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyumvikana mu mahanga kurusha uko umuntu yagenda avuga ngo ngiye nyobora ngo agashyakari yanyobora agashyakari yanyobora agashyakari. Sinshatse gusuzugura amashyaka yacu afite ubushobozi, azaba amashyaka ariko byuzuye yageze mu gihugu. Ni nayo mpamvu ishyaka ishema rihora, president arabyivugira, rihora riharana ko ryakwinjira mu gihugu. Ishyaka riri mu mahanga rishobora kugira icyo rikora, ariko ntirizagera ku butegetsi riri mu mahanga, ntirizahindura ibintu riri mu mahanga. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro iri mu mahanga, ariko bitabyumvikana ko ari guverinoma itazahoraho. Ni guverinoma transitoire ifite mission izajyana no kudushorera ikatugeza mu Rwanda, ntabwo irenga imipaka ya guverinoma, ariko izaba yakoze akazi kayo hanze. Ndongera mbwire kubera ko warukibajije abatarumva icyo bisobanura, guverinoma irenza amashyaka. Guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro, abayemera barayishyigikira, izabaho kandi izakomeza.
twakwifuza ko abantu bose bafite ubushake bwo guharanira impinduka bari hanze iyo guverinoma bayijyamo ikabiyabo bakayikoresha, ni igikoresho bakayikoresha kugira ngo ziriya misiyo eshatu zo gusobanurira amahanga ikibazo u Rwanda rufite, zo guhugura rubanda ari abari mu gihugu no hanze ngo bamenye uruhare babigiramo kugira ngo ibintu bihinduke ku buryo bwihuse, no kugerageza gushyira imbaraga hamwe ngo dukorere hamwe kugira ngo revolution yihute cyangwa se impinduka yihute. Ababishaka rwose twegera, birafunguye. Ndaboneraho n'umwanya wo guhamagara shaka gushyigikira guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ejo bundi hari abantu banyandikiye bati shiraho groupe WhatsApp perezida, groupe WhatsApp igenderamwe abantu b'inshuti za guverinoma bashaka no kuyitera inkunga. Ubu ngubu groupe WhatsApp bari kuyikora cyane rwose, abantu b'inshuti za guverinoma bashaka ngo kuyitera inkunga ngo bayumve ubu ngubu kurusha mu gihe cyashize. Ibyo rero ni ibintu byiza. Muri make iyo guverinoma irahari, irenze amashyaka, utabyemera ibyo biramureba. Ishobora kurusha ingufu rwose amashyaka cyane, utabyemera arabireba amashyaka yirimo. Uhereye ku ishyaka Ishema bazi icyo baba bavuga, bazi icyo tobanura. Njye wiyobora yatugejeje nzaho yatwinjije nzi n'igishoboka kiri imbere. Guverinoma bari guverinoma, utayemera n'uburenganzira bwe nta mufasha ijosi ngo guverinoma ni guverinoma. Iyo yaba ifite intege nke hari igihe yagira nyinshi, niyo yaba ikiri hanze hari igihe izagera mu gihugu. Ikora guverinoma ni guverinoma, turi kwitegura kuyobora guverinoma nyine yo mu gihugu inayobora igihugu. Ngaho urakoze ku kibazo warumbajije. Nibyo murakoze. Ndagira ngo iki kintu tuse n'abakitindaho gatoya na cyane ko nkomeje kugenda mbona ibibazo by'abanyarwanda benshi bibaza, ndetse hari n'ibyo mubona musoma namwe kuri social media, hari abayishima hari n'abatarasobanukirwa. Nkaba ntekereza ko imbaraga reka tuzishyire gatoya rwose duse n'abahatsindagira mu gusobanura guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, kuko hari abavuga ati guverinoma yo mu buhungiro ntiyibaho. Nyamara iyo witegereje, uretse abanebwe nyine batazi gusoma, niyo dukoze ubushakashatsi uragenda ugasoma, byarateye internet habaho amakuru menshi, urasoma ugasanga koko mu by'ukuri ntago nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana afatanyije nabo bari kumwe na Dine Claire Kasinge, Chaste Gahunde, Vena Nkurunziza n'abandi batangiranye i guverinoma, ntago ari bo bambere bashyizeho guverinoma ikorera mu buhungiro. Ndetse twifashishije nka Wikipedia nibutse abatwumva ko atari urubuga mu by'ukuri koko washakiraho makuru yizewe, ariko nibura ikijyanye na definition, gutanga definition, hari aho bavuga bati reka tubisome mu Gifaransa tuvuge ngo un gouvernement en exil, ngo gouvernement yo mu buhungiro, c'est un groupe politique qui revendique le fait d'être le gouvernement légitime d'un pays, mais qui, pour diverses raisons, n'est pas capable d'exercer son pouvoir et réside dans un pays étranger ou dans une partie différente du pays. Les gouvernements en exil sont généralement établis dans le but de reconquérir le pouvoir dans le pays dont ils se réclament. Ngerageje kubishyira mu Kinyarwanda nuko ngo guverinoma ikorera mu buhungiro ni groupe cyangwa se ni abantu bishyira hamwe, akaba bavuga ko ari yo guverinoma yemewe y'igihugu. Ndetse ariko kubera impamvu zitandukanye cyane cyinshi ni politiki, bakaba batabasha gukorera mu gihugu cyabo. Objectif yabo cyangwa se umugambi wabo w'ingenzi wa mbere ni ukongera gusubirana ubwo butegetsi. Bo bavuga ati turi guverinoma, objectif yacu ni ukongera gusubirana ubutegetsi. Nyakubahwa ngira ngo nibyo wabaye nkusobanura. Nagira ngo nzitsindagire nibutsa abanyarwanda ko guverinoma en exil ntago ari twenyine tugize guverinoma ikorera mu buhungiro. Guverinoma zikorera mu buhungiro zibaho, kandi n'impamvu zatumye yijyaho ngira ngo abantu barabyibuka. Muri charite twasohoye mu mwaka wa 2018, mwaka wa 2017, irasobanura impamvu 20 zatumye i guverinoma ijyaho. Nkaba numva rero nyakubahwa nibyo koko ubutumwa bwanyu ndizera ko abantu babwumva bo kuhamagara abanyarwanda bose kuza bakayinjiramo, na cyane ko abanyarwanda bari hanze kubera ko babujijwe nyine uburenganzira bwo kwisanzura mu gihugu cyabo, bakaza bakagana iyi guverinoma kugira ngo noneho bajye mwinjire muri ya gahunda yo kwisubiza ubutegetsi muri kiriya gihugu. Ubutegetsi bakabigiramo uruhare, bakagira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyabo. Nyakubahwa wakongeraho iki kuri icyo gisobanuro?
nta kindi nakongeraho rwose kubisobanura neza. Hari n'urubuga nigeze kubona bibaza ngo ese guverinoma koko yo mu buhungiro ibaho. Hari abakibaza bashaka kumenya rwose guverinoma zo mu buhungiro zabayeho, si twe ba mbere bayitangije. Hari guverinoma zabayeho zari ziri mu gihugu wenda zigatsindwa zigasohoka zikajya hanze. Ahantu ntuye hano muri Le Havre Saint Adresse, guverinoma y'Ababiligi muri 2005 yigeze gusohoka mu gihugu muri za 40 mu ntambara ya kabiri y'isi yose, iy'Ababiligi iza gutura mu Bufaransa. Ariko no muri Afurika zagiye ziba guverinoma. Turibukana guverinoma y'u Rwanda yasohotse muri 1994 ko yabanje kujya gukorera muri Congo. Hari guverinoma zari mu gihugu zikajya hanze, ariko hari n'izitangirira hanze. Izo zari mu gihugu zigasohoka nizo ziba zishaka ubutegetsi. Twebwe yacu ni ishaka gufata ubutegetsi yahimbiwe hanze, irimo abantu batigeze baba mu zindi guverinoma. Ikibazo gusa nuko batubujije kwiyamamaza mu matora ngo tube twagira uruhare mu gihugu cyacu. Dutekerereza hamwe dusanga hanze mushobora gushyiraho guverinoma namwe mukavugira abaturage, mukavugira abari hanze, mukavugira abari mu gihugu, kandi atarutanira gusa mufite gahunda yo kuzajya ku butegetsi mu gihugu mukayobora icyo gihugu umushinga ufatika. Muri iki gihe umushinga twita ngo ni iterambere ryunga abene gihugu. Ubwo rero guverinoma abareba kuri internet bazarebe neza na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro bazayisangamo. Nibategereze gato bazabona kuko byaranakozwe mu by'ukuri nayirimo. Ubwo wenda nibayibona wenda bazumva neza kurushaho. Iyo guverinoma rero iriho, iyo guverinoma turagaragara. Iyo guverinoma iracyamagana n'abandi bafite impano zabo bashaka kugaragaza mu gufasha abanyarwanda, impano z'ubwenge, impano zo gukunda abaturage, impano z'ubundi buhanga bafite zerekeye kuba bafasha mu guhindura ubutegetsi akajya ubutegetsi bunogeye abaturage. Abafite impano z'umutungo bashaka gufashisha iyo guverinoma kugira mu bikorwa byayo, mu ngendo zayo, mu bitabo bagomba gusohora, mu bikorwa byose by'amanama bagomba gukora, babona ubushobozi bwo kubikora. Izo mpano zirakenewe kugira ngo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro igaragaze ibikorwa kuko bigaragara. Nuko ndumva aricyo nongeraho gusa cyane. Nyakubahwa perezida akavuga ati guverinoma yatangiriye mu buhungiro ariko igamije gufata ubutegetsi ikabwexerisa, sinzi uko umuntu yabivuga mu Kinyarwanda, muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Reka rero noneho nse n'utera agatambwe gato negere kuri Madame Claire Kasinge. Madame Claire Kasinge, uri vice premier ministre muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ariko by'umwihariko ukaba ari nawe uhagarariye ishyaka Ishema ry'u Rwanda muri kino gihe muri iyi manda. None muri gahunda mwateguye ndetse gahunda uheruka kugezaho abanyarwanda, ngira ngo harimo gahunda yo kujya gukorera politiki mu Rwanda. Ndagira ngo muri kano kanya use nubi utanga ubwo butumwa n'ubundi utubwiraho iyo gahunda igeze, ariko noneho ndibuze no kukubaza uburyo ki tubihuza na guverinoma, uburyo tubihuza na guverinoma y'u Rwanda, kuko guverinoma y'u Rwanda irashaka kujya mu Rwanda ndetse n'ishyaka Ishema ry'u Rwanda ndetse ryatanze n'umukandida wo kujya gukora mu Rwanda. Ndagira ngo udufashe utwibutse iyo gahunda ndetse unatubwira aho igeze, ariko turaza kwibanda cyane uko iyo gahunda ipanze nuko izagenda, ndetse kugira ngo abanyarwanda babashe kumva uruhare bayigiramo. Ijambo ni iryanyu nyakubahwa Madame Claire Kasinge. Murakoze muvandimwe Shase Gahunde. Mu by'ukuri biteye agahinda kubona hari igihugu cy'u Rwanda kivanza ko cyateye imbere, kikaba kigeze kure, kikiha amanota gisumba ibindi bihugu byo muri Afurika, ariko mu by'ukuri aricyo gifite abanyagihugu benshi bari hanze y'igihugu, banakomeje no kwiyongera, kubera ko sinzi kera hari abo bakuriye hanze, abavukiye hanze ariko bifuza kuza mu gihugu, barageze aho bakizamo, uko bakijemo ntawe utabizi, bakijemo ku kiguzi kiremereye cyane. Nkeka ko tukipeye ubu ngubu kandi tuzakomeza kugipeya mu myaka itari mike, haba mu mubare w'abagiye, haba n'abakomeretse n'abazavukira muri ibyo bikomere. Rero twebwe nk'abanyarwanda bagize ishaka Ishema ry'u Rwanda, ibyo bintu ntabwo tujya tubyibagirwa. Ari nayo mpamvu mu byo dukora byose tugerageza gukora ibishoboka byose ngo
abanyarwanda ejo hazaza abanyarwanda bazashobora gukemura icyo kibazo cyabo cy'ubuhungiro, icyo kibazo cyabo cyo kutumvikana, cy'amakimbirane, cyo gushyamirana, bitongeye kunyura mu nzira izimena amaraso, bitongeye kunyura mu nzira nk'izo twabonye mu myaka yashize, ahubwo bikanyura mu nzira zomora ibikomere, inzira z'ubwumvikane, inzira zihuha ku bikomere byasizwe, kugira ngo tubone aho twubakira ejo hazaza heza habereye buri munyarwanda wese, umunyarwanda wese yiyumvamo kandi akumva ari fiyeri. Ni muri urwo rwego rero twebwe twahisemo kuzasubira mu Rwanda, gukora ibibazo byose tukajya mu Rwanda, gukorera politiki yacu mu Rwanda nk'abenegihugu, nubwo bwose bikomeje kuba ingorabahizi kuko turabizi ko FPR ifite ikibazo gikomeye, ikibazo cyo kureka abanyagihugu ngo bagire ubwene bwisanzure mu gihugu cyayo. Twebwe rero turagira ngo FPR igerageze kwiminjiramo agafu, yicare n'abandi banyarwanda, igerageze kumva ukuntu yayobora n'ibishaka cyangwa se yayoborwa mu buryo abanyagihugu bagira uburenganzira bwabo, kuko niba igihugu gikomeje kubaho gutya abantu badafite uburenganzira bwabo, amaherezo ashobora kuba mabi nanone, cyane cyane ejo hazaza h'abacu, hazadukomokaho hakaba habi kurusha hashize. Ni muri urwo rwego rero twebwe dushaka, nkuko twarabigerageje kabiri kose ariko ntitwigiye duhwema, ntiturabivamo. Gahunda yacu ni ugusubira mu Rwanda nk'abanyagihugu batashye iwabo. Tuzi ko hari ababigerageje bakagerayo bikababera ikibazo gikomeye, bakafungirwa ubusa, bagacuracurwa, bamwe barishwe, abandi baracyagerageza, bakora ibishoboka byose n'ingufu zose zishoboka, ariko FPR ikomeje kubatesha umutwe. Ariko ibyo byose ntabwo ari byo bizatuma twebwe turononsa kuri gahunda yacu twiyemeje. Turi muri struggle, tuzi neza ko ariyo nzira nziza, tuzi neza ko aricyo gisubizo cy'ibibazo by'abanyarwanda, kiri mu kumvikana, kiri mu guhana amahoro, kiri mu kuganira, kiri mu kurebera hamwe twese n'amaso y'abanyarwanda, ya buri munyarwanda ejo hazaza h'u Rwanda. Mu rwego gahunda yacu mu Rwanda ikomeje uko yakabaye, igisigaye ni tuzagera mu Rwanda gute? Ese FPR iratwemera kwinjira mu Rwanda? Ntabwo twemera kwinjira mu Rwanda, uko bizagenda kwesha, ariko amaherezo na Kagame yigeze kubivuga, amaherezo y'impunzi ni mu Rwanda. Gusa twebwe ntabwo tuzagerayo nk'iminyago, ntabwo tuzagerayo, dushobora kuzajya wenda kugerayo nk'imirambo, ariko ntabwo tuzagerayo nk'iminyago. Ibyo byo nabihamya, kandi nituramuka tugezeho nk'imirambo, abazadukurikira nzi neza ko igitekerezo cyacu cyumvikana, ko igisubizo gihari si ukwica, si ukugira abantu ingaruzwa muheto, ahubwo ni ukumvikana, ni ukuganira, ni ukugerageza gusaranganya ibyiza byose by'igihugu. Gahunda yacu irakomeje, dukomeje kureba uburyo bushoboka bwose twaganira n'abari Kigali, kugira ngo tubumvishe gahunda, tubumvishe ko ni mu byiza by'abanyarwanda, byiza byabo, ko abantu baganira, ko abantu baganira bakashakisha uburyo kiriya gihugu twese twakibanamo mu mahoro, kuko bitabaye ibyo nabo ingaruka mbi iyo mikorere yabo ikomeje gutera abanyarwanda, amaherezo nabo bazabagira, kuko nabo ni abanyarwanda, ntaho bazabungira. Niba banyumva, niba batekereza, bagombye kwicara tukaganira hamwe uburyo dukemura ibibazo by'ingutu byugarije igihugu cyacu ngubu, cyane cyane no kureba ejo hazaza h'igihugu, kuko uko imyaka ishira tubayeho gutyo muri iyi sistema y'ikandamizwa, muri iyi sistema yo gukenesha abaturage, muri iyi sistema yo kwica n'abaguhunze ukabakurikirana,
ibyo bintu byose ni ibintu bigenda bifungura inzira y'ejo hazaza hameze nabi h'ibyivumbaganyo. Ndagira ngo wenda ni ibihugu wenda byabayeho miremire muri violence mu gukandamizwa, bigira isosiyete iragira igashwanyagurika bikananira ntiyaboneke n'umuti wo kuyisana, nkuko mu minsi ishize twabonye ko muri Afrique du Sud ibintu byifashe kuntu abantu bicana bakicana nk'inyamaswa, umuntu bati bakicana nk'inyamaswa ukibuka byabaye iwacu mu Rwanda. Sosiyete yaho abayibamo cyangwa abageze uko bayinyuramo bazi neza ko ari sosiyete yapfuye amagara, ahantu hari violence nyinshi, hari ujura, hari drogue, hari indwara z'ubwoko bwose, hari sosiyete yapfuye aho bigoye vraiment kugira ngo umuntu yinjire mu muco, yongera agarura umuco wo kubana neza, umuco wo kumvikana, umuco wo kwizerana, umuco wo kugira espoir, abantu bose bagakorera hamwe kugira ngo ibyiza bibe byiza kuri buri wese kandi bibe ibyiza bijyana imbere abantu bose icyarimwe, nta kwikubira, nta kuvuga ngo twe turajya imbere abandi nta kazi kabo. Ibyo ni Afrique du Sud imyaka yabayemo ya violence niyo ikikurikirana, imyaka ya dictature nk'ibihugu na Congo yaduturanye, n'ubwo bwose ibihugu bya Afrika byose ari ibihugu bimerewe nabi, ariko ubona ukuntu abaturage bo muri Congo wenda si ukubibasira, ariko umuntu mamanka ikintu kimeze nka unité, kwiyumvamo ko ari igihugu no gukorera ubushake bwo gushaka kuzamura igihugu, iyo patriotisme yo gukorera igihugu irabura. Mureba ibihugu nka bya Haiti, bya Somalia, ibyo ni ibihugu byose byashegeshwe n'ingoma mbi, n'ingoma ya za violence zabayeho imyaka generation zikanyuraho, izindi zigataha, bikageraho bikaba impinduka mbi igoye kuzagira ngo abantu bongere basubire inyuma, wenda babe bakwigeranya n'ibindi bihugu bishobora kuba biri mu bibazo, ariko bikagomeza bikaba integre, bikagomeza bigashakira hamwe uburyo byakemura ibibazo byayo mu mahoro, bakagomeza bakaba nk'ibindi bihugu aho kugira ngo babe akajagari, bakireye Sodoma na Gomora, ahantu hadashobora kubaho, aho udashobora kurerera umwana ngo wakure ngo yizere ko hazaza hazabaho neza, aho udashobora kwizera mugenzi wawe, cyangwa se aho udashobora gutabaza ngo bagutabare, buri wese ari nyamwigendaho nk'uko batubwira mu Rwanda, bakeka undi, buri wese areba hirya. Ni ibintu tureba nabi bizagira bikinjira mu muco w'Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda kera twabanagaho mu gutabarana, mu gufashanya, twari dufite uwo muco. Nifuzaga ko politiki yagombye gusubira inyuma ikareba ko hatangirwa izo bibazo zose zigenda zibasira generation kuri indi generation, hakagarurwa ikintu cyo kwita ku bubanire no kubwumvikane, kubworoherane, kubwisungane, no kuba ikintu kinyakwita altruisme, kubera ko icyiza kuri twese ni cyiza kuri wowe, kigomba kuba icyiza kuri bose, kikaba ni cyiza ku gihugu cyose, twese tukazamukira rimwe, tukaba ibendera ryacu, tukaba fieri y'igihugu cyacu, marigira ibibazo bitabura, ariko icyo kintu ni ngombwa. Iyo umuntu atiyemera nta nubwo abandi bamwemera. Epurta Abanyarwanda turi abantu bakozi, turi abantu b'abanyabwenge bashobora gukora ibintu byinshi bashyize. Nibyo koko ugize neza, uravuga uti Abanyarwanda baramutse bashyize hamwe bashobora kugera kuri byinshi. Abanyarwanda turamutse dushyize hamwe kuko nta cyatunanira, ndetse utanze ingero ku bihugu byinshi byagiye bigenda bihura n'ibibazo, bigaragara neza ko ikiswe impinduka zitagezweho neza, cyangwa se zigifite inzira ndende
bitagerwaho. Utanze urugero kuri Afurika y'Epfo, utanze no ku bindi bihugu. Ngira ngo u Rwanda narwo rwagombye kubireberaho, na cyane cyane ko kuva FPR yafata ubutegetsi yumva ko nyine yahinduye ibintu ariko ikabihindura ibigize nabi, ibizambije niko navuga. None rero muri gahunda yanyu yo kujya gukorera politiki mu Rwanda, ndavuga gahunda yacu kuko nanjye turi kumwe, iyi gahunda yo kujya gukorera politiki mu Rwanda ni naho ishyaka ishema ry'u Rwanda ryashyizeho umukandida perezida Padiri Thomas Nahimana ngo azajye kwiyamamariza nyine n'undi kujya. None nyakubahwa perezida agira ngo ibi tubihuze byombi, ku ruhande rumwe uri perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ariko uri n'umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Ibi bintu turabihuza dute? Ese ubu turavuga ko Kigali iramutse yemeye ko twinjira mu gihugu nta mahane, guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro izabigenza ite? Igereyo bari guverinoma ya kabiri mu gihugu. Ese ishyaka ishema ry'u Rwanda ryo rizabigenza rite ko ryatanze umukandida ariko umukandida akaba ari perezida w'iyindi wa guverinoma? Ibyo bintu nyakubahwa perezida wadufasha kubisobanura ute kugira ngo abakomeje kubyibazaho byinshi nabo babashe gusobanukirwa? Urakoze cyane, nta mpamvu yo kwibaza byinshi. Lite dukorera hanze y'igihugu intego aba ari ukugera mu gihugu. Uko twakora kose, twaba guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, twakora mu mashyaka ndetse twakora no mu magurupe ya sosiyete civile, ikigamijwe ni ukuba abantu basubirana uburenganzira bwabo bwo kujya mu gihugu, kuko politike mu by'ukuri ikorerwa mu gihugu, ihindura ibintu mu gihugu. Kuvuga mu gihugu ntabwo habaho guverinoma ebyiri, yakorewe hanze, guverinoma yaremewe hanze aba ari igikoresho cya lite, ariko guverinoma yakorewe hanze ntinjira mu gihugu kereka irwanya intambara y'amatsasu igatsinda guverinoma iriho ikayisimbura. Ibyo yenda byashoboka, ariko ntabwo ariyo gahunda yacu. Gahunda yacu nuko guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ifite ziriya nshingano eshatu kugira ngo ikingure amarembo y'igihugu, ikingura amarembo, noneho abashaka kwinjira mu gihugu bakinjiremo, ariko mu gihugu kugira ngo ubashe kugira uruhare mu buryo bwa politiki muri iki gihe uko bikorwa, nta kundi wakora uretse gushinga ishyaka mu gihugu rikemerwa n'aya mashyaka twashingiye hanze. Presidente ntabwo ari bumvuguruze ishyaka ishema ryinjiye mu Rwanda rigomba gukora ibisabwa n'amategeko y'igihugu kugira ngo ryiyandikishe ryemerwe mu gihugu mu yandi mashyaka, ribone kujya mu matora nk'ishyaka. Ibyo rero twiteguye twebwe kubikora, nta kibazo dufite. Nta rubanza rero ruriho rwa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ngo akazi kayo ni ugukingura amarembo y'u Rwanda kugira ngo kujya gukorerayo politike bayikoreremo. Ni ukuvuga ko guverinoma irangira ku mupaka y'u Rwanda, ntabwo yinjira mu gihugu kereka yarwanya intambara y'amasasu ikayitsinda, kandi ntabwo ariyo gahunda yacu, nta nubwo ariyo ngano twihaye muri charite iyishyiraho. Gahunda yacu ni uguharanira ko ubutegetsi buka mu gihugu, ni uguharanira ko cyangwa se amarembo afunguka, leta ya Paul Kagame ikemera kuganira n'abatavuga rumwe nayo, ikemera kuganira n'abanyarwanda kugira ngo habe hashyirwaho uburyo bw'uko abashaka bose kugira uruhare mu kurengera rubanda, mu gukora imishinga yafasha rubanda, ari imishinga ya politiki, ari imishinga y'iterambere risanzwe, bagira ubwisanzure mu gihugu. Nuko biteye. Niyo mpamvu rero niyo twaba turi muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ishyaka ryacu rishobora kuba ubutumwa, cyane cyane ubutumwa bwerekeye kujya gushinga ishyaka mu gihugu, kujya kuryandikisha mu gihugu, no kwinjira muri gahunda y'amatora kugira ngo duhagararire rubanda, tubashe kuvuga umushinga wacu, iterambere ryunga bene igihugu, tubashe kujya mu matora yose ateganyijwe muri kiriya gihugu. Niyo misiyo ishyaka nkomokamo ryambaye. Erega no mu gihugu na Perezida Kagame afite ishyaka ryakomokamo, ntabwo ari ryo ryonyine riri mu gihugu. Twakwifuza ko n'andi atabaho ku mazina gusa. Umuperezida cyangwa guverinoma bifite ishyaka ikomokamo, niko bisanzwe n'abari mu gihugu. Ubwo rero nubwo twebwe nkanjye nyobora guverinoma ikorera mu buhungiro, Nadine ndetse akaba yibereye vice premier ministre, ntabwo rwose bitubuza kuba mu ishyaka ryacu, cyane cyane ko ishyaka niryo riziyandikisha mu gihugu, ntabwo ari guverinoma. Niryo rizajya mu matora mu Rwanda igihe amatora azaba afunguriye abanyarwanda bose bashaka kubijyaho. Sinzi niba ibisobanuro ntanga byumvikana, ariko nuko biteye.
Murakoze cyane kuri ibyo bisobanuro. Ni byo koko gahunda yo kujya mu matora ndetse munayikomeyeho cyane, ishyaka Ishema ry'u Rwanda riyikomeyeho. Ndagira ngo nibutse abatwumva ko ishyaka Ishema ry'u Rwanda koko ngira ngo turabyibukiranyaho namwe mwembi. Ishyaka Ishema ry'u Rwanda ni ishyaka ryakonze kugaragaza udushya twinshi mu rwego rwa politiki ya opposition y'u Rwanda. Ngira ngo muribuka uko ryatangiye igitekerezo cya nouvelle generation nuko kitumviswe, bamwe bakacyumva ukundi ariko kikaza gusobanuka nyuma, ndetse hari ikintu gikomeye cyane, ndetse ishyaka Ishema ry'u Rwanda rikomeyeho. Ngira ngo nyakubahwa Nadine Claire Kasinge agarukeho, wenda na Padiri Thomas ari buze kumwunganira, ikintu cyitwa revolution ya rubanda. Revolution ya rubanda ni imwe mu ntwaro ishyaka Ishema ry'u Rwanda ryakomeje kuvuga ko rishobora kwifashisha mu gihe ubutegetsi bwa Paul Kagame bwa bukomeje kuvunira ibiti mu matwi. Nyakubahwa Madame Claire Kasinge, ndagira ngo wongere utunyurire muri make ku byerekeranye na revolution ya rubanda. Ese murabibona mute ko hari gahunda yo kujya kwiyamamaza? Ese muzagenda n'ubundi mwitwaje mu ntoki cyangwa se mu dukapu ibyangombwa kugira ngo iyo revolution nayo ihita itangira mu gihe byaba bibaye ngombwa? Ibyo bintu revolution ya rubanda ese murabona ishoboka? Ese izashoboka ite? Ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa Chaste Gahunde. Revolution uko byanze bikunze mu Rwanda hagomba kuba revolution. Byanze bikunze ko inzira zose zishoboka hagomba kuba revolution. Tuvuga revolution hagomba kuba impinduka kapitale. Bishobora kuba mu nzira ebyiri. Inzira imwe ni uko ari nayo tutifuza ariko amaherezo rizaba nuko FPR yahindura imirishyo, ikemera kuganira batavuga rumwe, ikemera kumva ibitekerezo by'abanyagihugu, ikaza kunangira no kwikorera igishake. Ibintu abantu bakicara ku meza bakaganira bakareba niki cyakorwa mu maguru mashya bidatinze. Icyo gihe birumvikana ko habayeho revolution, kubera ko mu magingo ya FPR iranangira igakomeza kwikorera ko yishakiye, irunda amakosa ku yandi, irundanya agahinda ku kandi. Indi revolution ya kabiri, indi nzira ya kabiri ni uko nyine ubwo FPR yaba yanangiye burundu, ikavuga iti nk'uko ikomeje kubikora njyewe ntabwo bishoboka. Ariko amaherezo kubera impamvu abantu bavuga ko hari ibintu bitagenda, impamvu abantu bavuga ko hari ibikwiye gukorwa bikomeje kwirengagizwa, nuko ibyo bintu bihari, kandi ibyo bintu amaherezo hari ahantu bakutujyana byanze bikunze. Ikibazo ni uko aho hantu bitujyana atari ahantu heza, biratujyana ahantu ahantu hagomba gukorwa byanze bikunze amahitamo. Aho ngaho rero niho abaturage bashobora kudesida bakaba aribo bakora iyo revolution. Iyo revolution ni revolution udashobora gusubiza inyuma, ni revolution ifite ingaruka zishobora kuba gukomera, gutuma wenda ibintu bidahinduka mu buryo bwiza to the sweet. Ariko ni revolution igomba kuba byanze bikunze izaba. FPR nikomeza kunangira revolution izaba. FPR niyemera kuganira n'abatavuga rumwe no gutega amatwi ibibazo by'abaturage, iyo izaba ari revolution. Twebwe rero revolution dukomeje gukora mu bice byombi uko ari bibiri, aba FPR kuganira kugira ngo habeho ibintu by'impinduka binyuze mu bwumvikane, mu kuganira no kurebera hamwe ibisubizo by'ibibazo, kuko nta muntu n'umwe muri kino gihugu, mu gihugu cy'u Rwanda, ufite ibisubizo byose uko by'ibibazo bihari. Ahubwo ibisubizo biboneka ari uko abantu bicaye hamwe bakaganira, bakareba, bagatasha, bakareba iki cyaba kiri mu epire mu buryo bwo gusubiza ibibazo abanyarwanda bafite, hitawe ku banyarwanda ba nyamwinshi, rubanda nyamwinshi, hitaye ku nyungu za buri wese. Iyo uvuga rubanda nyamwinshi mvuga abari inyuma y'abandi, abakennye,
kubera ko niba hari umuntu wibwira ko ashobora kuzamuka wenyine agasiga abandi inyuma kandi twese turi mu gihugu kimwe uwaribeshya. radiyo Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro.